Yesu ashimwe uramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza reka dukomeze gufatanya kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu nta kabuza bitugirira umumaro birawungirira kandi nawe birawukugirira turi muri Zaburi ya 86 reka duhere ku murongo wa mbere no gusenga kwa Dawidi Uwiteka ntegera ugutwi unsubirize kuko ndi umunyamubabaro n'umukene rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringira mwami mbabarira kuko ari we ntakira umunsi ukira wishimishiriza umutima w'umugaragu wawe kuko ari wowe mwami ncururira umutima arimo aringinga arimo arasenga yavuze ngo ni umunyamubabaro kandi w'umukene nuko ubwo afite ibyo abuze kandi akeneye ku Mana umubabaro umwanya mwinshi ubukene bw'ibyo abuze umwanya bwinshi ari ubukene tubugeranya gusa n'amafaranga ariko ari umuntu abakeneye uhamushyigikira akeneye uwamukunda akeneye ibintu bitandukanye Dawidi rero nawe yarahagaze mu bihe nk'ibyo ngibyo arongera asaba Imana ngo rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe ibuka ko ndi umukunzi wawe urinde umutima wanjye ubundi imisengere ya Dawidi ntabwo asenga asaba Imana gusa ko umukiza abanzi be ariko aranasenga asaba ko umutima urindwa kugira ngo ejo umutima utajya kure y'Imana arongera asaba Imana ngo nishimishe umutima we nshimisha umutima wanjye kuko ndi umugaragu wawe kuko mwami ni wowe ncururira umutima ni wowe nerekezaho amaso yanjye none unezeze umutima wanjye ugaruremwo ibinshimisha kuva ku murongo wa 5 kuko wowe mwami uri mwiza witeguye kubabarira kandi wuzuye imbabazi kuba kwambaza bose Uwiteka tegera ugutwi gusenga kwanjye ryariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye ku munsi w'amakuba yanjye no kuwa ibyago byanjye nzakwambaza kuko uzansubiza mbega gusengana icyizere ku munsi w'amakuba ku munsi w'ibyago nzakwambaza ariko ndabizi ko uzansubiza kuko uzansubiza reka nawe bijye bikomera gutyo mu misengere yawe ikindi yavuze ngo wowe Mana uri mwiza nubwo numva mbabaye mfite ibyo mbuze ngowe ariko uri mwiza kandi witeguye kubabarira kandi wuzuye imbabazi kuba kwambaza bose mu yandi magambo yasanze Imana ariko yiteguye n'icyo ari bukure ku Mana uko niko bimena nshuti z'Imana iteka Imana bayiteguye kutugirira neza ariko hari igihe ubwihebe bw'ubuzima butubana bwinshi ukumva nta kintu cyiza uzongera kuba wakura ku Mana kuva ku murongo wa 8 mwami mu bigirwamana nta gihwanye nawe kandi nta mirimo ihwanye n'iyawe mwami amahanga yose waremye azaza akwikubita imbere akuramye kandi bazahimbaza izina ryawe kuko ukomeye kandi ukora ibitangaza ni wowe Mana wenyine aracyahimbaza Imana kandi arimo aravuga ko nta kintu kingana nayo mu byitwa Imana cyangwa se mu bigirwamana nta na kimwe wahwanje mu mirimo yitwa yakozwe n'Uwiteka nta mirimo nimwe yagereranywa nayo hari ibintu abahanga bajya bakora mu isi bakavumbura ibintu bagakora ibintu ariko nta kintu cyagereranywa n'imirimo y'Uwiteka kuva kuri 11 Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe nanjye nzajya ngendera mu murava wawe teraniriza hamwe ibiri mu mutima wanjye ngo wubahwe izina ryawe iri sengesho riranejeje egeranya ibintu biri mu mutima wanjye kugira ngo umutima wanjye wubahe izina ryawe Uwiteka imitima yacu igiducika tukarwana gusa n'abantu baturwanyije batugoye tugahora tureba bituruka handi ariko tukibagirwa ububi bubitswe mu mitima yacu ariko Dawidi yari yarahishuriwe teranyiriza hamwe ibiri mu mutima wanjye kugira ngo umutima wanjye ukubahe wubahe izina ryawe mwami Imana yanjye nzagushimisha umutima wanjye wose nzahimbaza izina ryawe iteka ryose kuko imbabazi ungirira ari nyinshi kandi wakijije ubugingo bwanjye ntibwagikuzimu ko hasi warakoze Mana kuntabara niwe wakije ubugingo bwanjye ntibwagikuzimu ko hasi nzahora nanjye mpimbaza izina ryawe iteka ryose kuva kuri 14 Mana abibone bampagurukiye iterano ry'abanyarugomo ryashatse ubugingo bwanjye kandi batagushyize imbere yabo mu yandi magambo wowe nturi Imana yabo sowe bashyira imbere sowe buba sowe bapfukamira ariko barimo barahiga ubugingo bwanjye mu yandi magambo niko bavuze ati nta gishyigikira bazagira kuko nubwo bandwanya basanga bafite imbaraga ariko si wowe Uwiteka bashyize imbere yabo si wowe uzabanshoboza oya si wowe bashyigikira kuko batagushyize imbere yabo ngo ariko wowe mwami uri Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi unkebuke umbabarire umugaragu wawe imbaraga zawe ukiza umwana w'umuja wawe unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyifurize ibibi cyangwa abanyanga bamware Uwiteka azana ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe kugira ngo amajwi akubaza ngo Imana yawe iri hehe
yaba aturuka mu mutima wawe washidikanyije, yaba ava kwa Satani n'abakozi be, kugira ngo ayo majwi aceceke. Ibikubaza ngo Imana yawe iri hehe, Uwiteka nashyira ikimenyetso cy'ibyiza mu buzima bwawe, bigutera inkonga, bigushyigikire, bikomeze umutima wawe, wibuke ko Imana yacu ariyo kwizerwa kandi ishobora byose. Urakoze kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe, uko urigwiza niko uzagenda uryizera, niko uzizera imirimo y'Imana, niko imiyaga itazakubasha. Urakoze rero kuba mu ijambo ry'Imana, ugira umunsi mwiza.